Nitwa Gami the psychologist. Umunsi tugiye kuganira ku magambo mabi tuvuga cyangwa se ku magambo mabi abantu bashobora kuvuga. Turuze gusobanukirwa ese biterwa niki? Kubera iki abantu dukunda gutukana? Kubera iki abantu dukunda kubwira abantu amagambo mabi? Turuze kubisobanukirwa dukoresheje ubumenyi buri psychological. Nkuko mumaze kwimenyera kuri naco mukuru ubumenyi bujyanye na psychology cyangwa se imyitwarire ya muntu, ubumenya muntu. Tukaba dutanga ubumenyi bushobora kugufasha gusobanukirwa ubuzima, gusobanukirwa ibintu byagufasha kugira ngo uhindure ubuzima bwawe. Ese nukubera iki? Nukubera iki tuvuga amagambo mabi? Nukubera iki abantu bavuga amagambo mabi? Nibe bintu byinshi inyuma ndetse niki twabikoraho. Impamvu ino topic nashatse kwivuga nukubera yuko kimwe mu bintu kuva kera numvaga byambangamiraga nukubona umuntu ambwira ijambo ritari ryiza ati wambwawe cyangwa se wagicucu cyangwa se byabitutse umenyereye dusanzwe tuzi. Usibye n'ibyo ngibyo y'amagambo umuntu ashobora kubwira cyangwa se umuntu akubwira n'ijwi ritari ryiza ni kimwe mu bintu byambangamiraga byashoboraga no kunshira hasi ku buryo kuri coveringa byansabaga imbaraga. Gusa nyuma yo gukora ubushakashatsi ni kimwe mu bintu nabonye yuko bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mitekerereze cyangwa se ku buzima bwa muntu. Ushobora kubwira umuntu ijambo ribi hanyuma ntazaryibagirwe cyangwa se ugasanga rimugumye mu gihe kirekire rikakomeza kumutera amarangamutima mabi rigatuma gutuma atishima. Akamaro k'ijambo cyangwa se k'amagambo tuvuga ni kimwe mu bintu mp'agaciro cyane muri kare yanjye psychology. Mba numva abantu bose mpura nabo cyangwa se interacting nabo bagakwiye kumenya agaciro kabi kuko ni kimwe mu bintu nzi yuko muri society yacu gikunze kuba nk'imbogamizi. Even tunasomye no muri Bible no muri Bibiliya hari ahantu Imana yavuze ngo ndakeka ari mu Bakolosayi igice cya 4:6 Imana yaravuze ngo ijambo ryanyu rihore ririmo ubuntu risize umunyu. Ntabwo nzi uburyo ijambo umuntu yarisiga umunyu ariko ni ku ijambo ry'Imana hano rivuga. So ikindi kimwe mu bintu bigaragaza agaciro k'ijambo rizima ijambo ritari ribi. So tugiye kurebera hamwe nizihe mpamvu bikunze kugorana ko abantu tuva amagambo meza cyangwa se nizihe mpamvu abantu zituma abantu benshi tuvuga amagambo atari meza tukabwira bagenzi bacu. Hari nubwo tunayibwira twe ubwacu nubwo iyo ari topic ya video izakurikiraho, ariko ni kubera iki tuvuga ibintu bitari byiza ku bandi bantu babyaturutse kuki. Nitwa Gami the psychologist. Ntiwari gukora like, share na comment, of course na subscribe. Uzakomeze kurikirane ubumenyi bwa psychology ndetse buzabasha kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Reka dutangire. Impamvu ya mbere nzi ishobora gutuma abantu benshi batavuga neza cyangwa se batabwira abantu benshi ni ukwirengagiza akamaro ko kuvuga amagambo meza cyangwa se kwirengagiza ingaruka amagambo mabi ashobora gutera. So this is something about mindset cyangwa se ni ikintu kijyanye n'ibitekerezo kuko umuntu usanga avuga nabi ariko bimeze nka apu ntacyo yaba abana namututse ariko nyine nakazi ke cyangwa se ugasanga yirengagije ese ndamutse mbwiye mu buryo buri calm mu buryo bwiza butarizo kumuhutaza niki biruze kumufasha. So kwirengagiza akamaro ko kuvuga neza cyangwa se kwirengagiza ingaruka ibintu bishobora kukugiraho cyangwa se amagambo bashobora kugira ku bandi ni kimwe mu bintu biri imbere mu kw'intandaro yo gutuma abantu dukomeza kuvuga amagambo mabi tutazi n'ingaruka bishobora kugira. Ushobora kubwira umwana ijambo ribi ugasanga niryo rimubereye igikomere bizasaba imyaka myinshi kugira ngo agikire mu gihe kizaza. Ushobora kuba washakanye n'umuntu ukamubwira ijambo ribi ugasanga niryo jambo ribaye intandaro y'urwango cyangwa se y'umubano utari mwiza hagati yawe nawe. Ushobora kubura umwarimu ukabwira umwana ijambo ribi ugasanga ryo bibaye intandaro yo kuba atazongera kwiga isomo ryaba rikunze ugasanga rihinduye uko kariyeri yagomba kuzagenda. Ushobora kuvuga ijambo ugasanga rihinduye career cyangwa se rihinduye kariyeri y'umuntu. Ukavuga ijambo ugasanga rihinduye ubuzima bwe mu buryo utatekerezaga nubwo ingaruka utashobora kuzibona none ugasanga ingaruka zirahari ziye kirekire. Abantu benshi bakuze kuvuga amagambo mabi igihe barakaye n'urugero ariko ugasanga ingaruka zabi ntabwo azitaye. Ese nyuma yo kuvuga iryo jambo byagenze bite? So kwirengagiza uburemere cyangwa se uburemere bw'ijambo yego kwirengagiza uburemere bw'ijambo kimwe bintu by'intandaro
bituma abantu benshi bakunda kuvuga amagambo atari meza. Ikindi kintu ni ikintu kijyanye no kutamenya kumanaginga amarangamutima cyangwa se emotions dufite, ukumva biko uburyo bwo kuzimanaginga ari gukoresha amagambo atari meza. So urugero ushobora kuvuga urugero kurakara. Iyo umuntu yarakaye akenshi tuzi yuko aribwo abantu benshi dukunze kuvuga amagambo atari meza. Iyo warakaye ikintu cyakurakaje ugomba kumusomera ukamubwira amagambo atari meza. Usanga umuntu utangiye kwita amazina, gutukana, wesha wakinwe kubera kitakoze hano, kubera ki wankandagira ibintu nibi. So ya state urimo uri aroused cyangwa se warakaye ni kimwe mu bintu bishobora gutuma uvuga nabi nubwo muri rusange usanzwe uvuga neza, which means yuko emotions cyangwa se amarangamutima tugira ashobora kuba intandaro y'ibintu tuvuga cyangwa se amagambo tuvuga. Ikindi kintu cya gatatu ari nacyo cya nyuma mbere yo gutangira kuvuga ese none twabikora iki, ni ikintu kijyanye n'akamenyero. Ku umuntu usanga kuvuga nabi just n'akamenyero, ijwi rye riri hejuru, niko namenyereye, niko bantoje, aho nakure niko twabigenzaga. Ugasanga nta nubwo afite umutima mubi ariko yamenyereye kwita abantu abarezi, yamenyereye kwita abantu ibicucu, nubwo atazi yuko umuntu ashobora kubimwita bikazamugiraho ingaruka, agasanga we n'akamenyero. Cyangwa se ugasanga no kumenyera kumutuka igitutsi cya nyacyo, cyangwa se ashaka no kumutuka, ashaka kumubabaza, ni nako kamenyero. Kubera iki? Nibyo asanzwe azi, nibyo yamenyereye. Izo zose ni impamvu uko ari 3, ariko zose ntabwo zikwiye kuba urwitwazo rwo kuba twabwira abantu amagambo atari meza. Nk'uko twabibonye, amagambo byanze bikunze ashobora kugira ingaruka zitaniza ku bandi. So as long as ingaruka zihari, nta kintu kimwe gikwiye kuba urwitwazo rwatuma dukomeza kuvuga amagambo atari meza ku bandi. So tuvuga ibyo bintu byose turabifite, cyangwa se ikintu byose bindiho. Ntabwo uzi kumanaginga uburakari. N'akamenyero muri sosiyete ahantu nakuriye, gutukana byari akamenyero, umuntu wese agomba kubigenza. Tuvuge ntabwo numva yuko nyine gutukana hari ikintu cya danger bihari. Ibyo ni ibintu bitatu tumaze kubona yuko bishobora gutuma umuntu akunda gutukana. Nicyo kintu nabikoraho. Nkuko mubyumva, ikintu cya mbere no guhindura uburyo utekereza, mindset. Ukagerageza observe cyangwa se kwitegereza, ese ibintu mvuga mu by'ukuri biri buze guhesha agaciro abantu, bize kwibabwira, nta ngaruka mbi bize kubageraho. Niba nifuza ko ibizo ngaruka zibabaho, nta ribi, icyo gishobora kuba kitari buze kuza. Ubwo nyine uwo muntu azashaka uburyo azakwirinda, kubera yuko ntabwo umwifuriza ibyiza. Ariko gutekereza ese ingaruka z'ibintu bize kuvuga ni izihe. Ikintu cya mbere, ese ndamutse mvuze ibintu biri positive byiza, byaza kongeraho izihe ngaruka, cyangwa se ingaruka byagira ku wundi muntu nibihe. Ushobora gutekereza ngo iyo uvuze ibintu byiza nta ngaruka biza kugira, ariko zirahari. Cya mbere, relationships ziriyongera, cyangwa se umubano warufitanye n'uwo muntu ukiyongera, uburyo mukundanye cyangwa se uburyo yakubonagamo nk'umuntu mwiza bikiyongera. Uri no kwitoza ikintu uzakoresha ku bantu ukunze. Of course, urugero niba wimenyereje gutukana, uzi yuko byanze kunze uzabibwira n'umuntu mubana, umuntu ukunda, uzi ko uzabibwira umuntu utifuza kubibwira. So kwiga kuvuga amagambo ari positive ushobora gusanga ari biri advantageous, cyangwa se hari avantage, hari ibyiza byinshi wakungukiramo biri personal. So kwiga guhindura that mindset, cyangwa se iyo mitekerereze, ukabona ubwiza bwo kuba wavuga amagambo ari positive cyangwa se amagambo ari meza. Icyo ni kimwe. So ubwo ni ikintu bijyanye no guhindura mindset. Ikindi kintu ni ukwiga noneho guhindura ako kamenyero, cyangwa se ibintu wamenyeye. Ikindi kimwe mu bintu bishobora no kugorana, niba waramenyeye ko umuntu yakora ikintu itumutuka, ikintu kimwe mu bintu bishobora kugorana kwiga kumenyera. Ariko imwe muri strategy nzi ishoboka, ikunze gufasha abantu benshi, iyo ushaka kugira ngo breaking habit cyangwa se ureke akamenyera kariko kose, ni ukwiga gupracticinga, cyangwa se kwiga gukora ikintu gitandukanye nicyo kintu ushaka breaking. Niba uzi yuko ushobora kuva amagambo mabi bitewe na situation runaka, uga practicinga cyangwa se ukiga gukora ikintu kibuze gutuma ukora the opposite, kuvuga amagambo meza. Umuntu yakubwira neza, yakubwira nabi, ukavuga okay, umuntu nambwira nabi uyu munsi ntabibuze kumusubiza nabi, ahubwo ndibuze kumusubiza n'ijwi rituje ndetse mu magambo meza. Ukabisha mu ntekerezo yuko ari ikintu ugiye gukora uwo munsi. Wanashaka ukanareba mugenzi wawe kumubwira uti mbwira nabi Imana ndebe ko ndakubwira neza, tumutuka wenda akavuga okay bikoze nabi, maybe ugasubiramo. So practicing cyangwa se gukora ibintu bize gutuma breaking cyangwa se ureka ya habit wari usanzwe ukora. Icyo ni ikintu cy'ingenzi. Hanyuma ku kintu kijyanye no ku managing emotions, cyangwa se
kuyobora amarangamutima akunze gutera amagambo atari meza na amarangamutima y'uburakari. Kwiye kumanaginga uburakari. Abantu benshi bafite anger issues cyangwa ibibazo by'uburakari ni bamwe mu bantu iyo yarakaye ashobora kugira ijambo rishobora kugukorogosha, rishobora kukora mu bwonko ku buryo ushobora kutazaryibagirwa. So kimwe mu bintu of course bishobora kubafasha ni ukwiga kuresolve cyangwa se gukemura ibibazo bijyanye n'amarangamutima bashobora kuba bafite. Abantu benshi tugira uburakari, ariko iyo uburakari bushobora gutuma ukora ibintu byakwangiza abandi, kiba ari ikintu gishobora gusobanura yuko ukeneye kwiga kwimanaginga. Mwe mu buryo wayimanaginga ni gute? Kwiga kudasubiza. For example, igihe warakaye kuvuga uti ngomba kwiyagora yuko igihe narakaye nta kintu uza gusubiza, I will just keep quiet, hanyuma njye ahantu manze na regulating cyangwa se na managing amarangamutima. Ikindi ushobora kureba mu professional akabasha gufasha aba psychologist, ashobora gufasha kwiga kumanaginga emotions zigiye zitandukanye harimo no kurakara. So ese kuri wowe aya magambo tuvuga atari meza ubona yuko ashobora kubaterwa n'ibintu mu by'ukuri cyangwa hari ikindi kintu naba naribagiwe? Ushobora kutubwira muri comments. Njye nitwa Gami the psychologist. Tuzakomeza tubageze ubumenyi bujyanye na psychology cyangwa se n'ubumenyi muntu buzagufasha guhindura ubuzima bwawe, buzagufasha guhindura ubuzima bw'abantu bakuzengurutse. Ntuzacikwe, ukore subscribe, sharing content, comments na liking, byose dufashe gusupporting no channel kugira kure. Tuzongeye tubonana ubutaha. Ciao ciao.